bavandimwe muraho, Kristo Yesu akuzwe. Nababwira ngo Pentecost nziza kuko twarangije kuyinjiramo, turi mu gitaramo cya Pentecost. Ntabwo nzi neza niba ari ngombwa kubibwira, ariko ubwo nabitangiye reka mbirangize. Ndi Padiri Emmanuel Nsengiyumva, umupadiri wa Arikidiyosezi ya Kigali, ukorera ubutumwa n'isanamitima n'ubwiyunge, ikigo cya Arikidiyosezi ya Kigali mbi Nyamata. Nagira ngo rero bavandimwe bansabiye, mwese mwansabiye, ariko nagira ngo nongere mbasabe duhamagare Roho Mutagatifu mu karirimbo gusa, tumubwira ngo Roho w'Imana ngwino. Roho w'Imana tumanukireho, utumurikire, utumenyeshe Imana Data, tuhishurire na Yesu Kristo. Yesu akuzwe. Kuva bambwira ko tuzabana muri uyu mwiherero, nakomeje kubusabira, nanasaba Roho Mutagatifu ngo azaduhe ibyo tuganiraho. Kugira ngo mbanze nicuze ibyaha, kubera ko narwanye nawe, ko bari bamaze kumbwira ko ari amakoraniro y'abasenga kandi basengera Roho Mutagatifu. Mu ntangiriro numvaga ntarimo kwemera ibyo Roho Mutagatifu arimo kumbwira. Ndavuga nti ntabwo ari byo. Ni ibiki? Nuko numvaga ijambo ryakomeje kunzamo ndetse nkanarirwanya. Niyo mpamvu mvuze ngo ni ukwicuza ibyaha. Nuko numvaga adusaba ko tuzaganira ku gukura mu kwemera. Noneho nkibaza, Roho Mutagatifu ntabwo wibeshye, abantu tuzahura ntubazi? Nibyo, ni ugukura mu kwemera. Nkabyirukana, ejo bikagaruka. Mu gukura mu kwemera, ijambo ry'ikinyarwanda wenda ritabivuga neza, maturité spirituelle cyangwa spiritual maturity. Nta nkumva abantu turi kumwe bose ni mature, reka mvuge muri icyo kinyarwanda. Abo turi kumwe bose barakuze. Harimo amakoraniro y'abasenga arengeje imyaka 40-50, kandi harimo abantu bameze gutyo. Twese hari ikindi cyo gukura mu kwemera wumva twaganiraho. Ariko mu gukomeza wenda gusaba Nyagasani, ari nabyo ngira ngo mu by'ukuri mbibabwiye kugira ngo namwe hatagira icyo Nyagasani shitani bagomwa cyangwa se ibacuza kandi byari ibyanyu, nkuko nanjye nabanje kubirwanya. Mureke twe kubirwanya. Ni ukuvuga ngo menya twese dukeneye gukura dukeneye gukura. Atari uko ibyo tugiye kuganiraho mudasanzwe mubizi, ariko ntago mubizi kuri iyi tariki. Nicyo ngicyo cya mbere. Tariki ya 18 n'ejo ya 19 ni ubwa mbere bayeho mu mateka y'isi. Icyo nicyo yansindishije. Ariko noneho arongera arambwira, kandi nanjye ndabibabwira, ngo mu by'ukuri ntabwo inzira turimo yo kwakira Roho Mutagatifu cyangwa se yo kwitagatifuza, ntabwo ari inzira
wenda nshyashya none ahangaha tugiye guhanga, oya, ahubwo Roho Mutagatifu ubu nonaha kuri uyu musozi, kuri iyi Taboro turiho, araduhamagarira kuzanamo indi ndoro nshya mu byo twari dusanzwe tuzi, izindi mbaraga nshya mu byo twari dusanzwe dukora. Ni nicyo ngicyo hatoya tudatangira umuntu akavuga ngo bapu ngo ibyo nari nsanzwe mbizi. Zana indi ndoro nshya, uzane indi myumvire mishya, hanyuma uzane n'imbaraga nshya, kuko ubuzima Roho Mutagatifu ashaka ko tujyanamo buri munsi ni ubuzima buvuguruye, buvugurura kandi bwivugurura. Kristo Yesu akuzwe. Insanganyamatsiko rusange rero y'uyu munsi n'ejo iragira iti ubwo bose buzura Roho Mutagatifu. Ibikurikiraho ubundi murabizi, ariko ibiri bukurikireho noneho kuri iyi nsanganyamatsiko, kuri uwo murongo mu by'ukuri navuga ngo wo mu byakozwe n'intumwa, ubwo bose buzura Roho Mutagatifu, ni byakozwe n'intumwa n'ubundi umutwe wa 2. Ubwo bose buzuramo Roho Mutagatifu, abaha gukura mu kwemera. Nibyo tugiye kwiga, nibyo tugiye kwigira hamwe, nibyo tugiye kurebera hamwe. Ubwo bose buzuramo Roho Mutagatifu, abaha gukura mu kwemera. Roho Mutagatifu tugendana, tumaze iminsi dutebutsa mu buzima bwacu, ndetse twiteguye ku buryo bukomeye muri iyi minsi, ni uwo nguwo ushaka ko duterana intambwe kandi tugakura mu kwemera. Turimo turasoza ibihe bya Pasika. Pentekosti niyo idusoreza ibihe bya Pasika. Kuwa mbere tuzinjira mu byumweru bisanzwe by'umwaka. Ibyo ngibyo turabizi. Igihe cya Pasika rero navuga ngo ni agasongero, ni ndunduro, ariko ni n'umusingi n'inkomoko y'icyitwa ukwemera kwacu. Mu by'ukuri ukwemera dusabwa guteramo intambwe ni uko kwemera gushinze imizi mu iyobera rya Pasika duhimbaza buri gihe mu gitambo cy'Ukaristiya. No mu kanya turaza kubikora, ariko noneho twabayemo mu buryo budasanzwe muri iyi minsi tugeze ku musozo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko nk'uko inama nkuru ya Vatikani ya 2 yabisubiyemo, Pasika, Ukaristiya, igitambo cy'Ukaristiya ni isoko n'indunduro y'ubuzima bwose bwa Kiliziya, kandi nawe uri umwe muri Kiliziya. Ni ukuvuga ngo iyo turimo gusoza ibihe bya Pasika, tuba tugomba no kongera kwinjira muri iyo Pasika, tukareba ngo niho hapfunyitse, hatsitsemo bwa bukungu bwose Roho Mutagatifu ashaka kudutazurira, kutubumburira, kugira ngo twakire hanyuma dutere intambwe mu kwemera. Ni isoko n'indunduro dusabwa kujyanamo indoro nshya, ndetse tukajyanamo n'imbaraga nshya, kugira ngo tuvome ingabire zose zihishe. Urugero, mu gitambo cy'Ukaristiya dutura hafi ya buri munsi, abagira amahirwe yo gutura igitambo cy'Ukaristiya, ni uburyo bushya bwo kongera kugirana ubusabane buvuguruye na Yezu mu Ukaristiya, uhabwa buri munsi. Wenda ugeraho bikabona akamenyero. Uyu munsi nicyo ngicyo gusa, naho wenda inyigisho y'uyu munsi iri bujye, ntabwo Pasika nk'iminsi 3 nyabutatu ya Pasika muzi byabayemo, nk'iminsi 50 tumaze muri iki gihe cya Pasika, ntabwo ariyo yonyine navuga ngo ihatse kandi ibitse gusa ibigomba gutuma dutera intambwe mu kwemera. Oya, ahubwo ni iyobera ryose rya jambo wigize umuntu, ubuzima bwe uko bwakabaye, hanyuma n'ubutumwa bwe. Ibyo byose ni ingabire Nyagasani ashaka kuduhamburira muri iki gihe.
akifashisha birumvikana iyobera rya pasika, yego, ariko ndagira ngo dutazure imyumvire yacu cyane cyane no kuzirikana kwacu, duhere no kwiyobera ryo kwigira umuntu kwa jambo, turebe ko nyagasani ashaka ko tunagendana cyane cyane no mu bintu kenshi tutakunze kwitaho iyo turi imbere ya pasika. Ntabwo dukunze kubona ubuzima bwa Yezu, ntidukunze kongera kubona ubutumwa bwe, kwigisha kwe, duhita tubona ababaye, apfuye, azutse, ajyanywe mu ijuru, atwohereje Roho Mutagatifu. Iryo wenda navuga ngo ni iryo yobera rya pasika ritsitse muri iki gihe cya pasika. Ariko nk'uko tugiye kubireba uyu munsi, inyigisho y'uyu munsi nabahaye mu by'ukuri insanganyamatsiko rusange, nuko ubwo bose buzuramo Roho Mutagatifu, abaha gukura mu kwemera. Ariko insanganyamatsiko y'uyu munsi ni mugume mu rukundo rwanjye. Evanjiri ya Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 9, ni mugume mu rukundo rwanjye, nibyo tugiye kureba none. Birafata rero cyane cyane nk'uko nari maze kubabwira ubuzima n'ubutumwa bwa Yesu, cyane cyane ubutumwa bwe. Ubuzima bwe ntabwo turi bwinjiremo cyane. Hanyuma rero ubwo buzima n'ubutumwa bwa Yesu, mu by'ukuri umuntu yakwibaza ngo kuki tugomba gukura mu kwemera? Ni nacyo kibazo gikomeye cyane. Kuki dusabwa, kuki Roho Mutagatifu y'Ipentekosti adusaba gutera indi ntambwe mu mabanga ye ngo dukuremo? Ni ukugira ngo, reka mpite mbisubiza, ubwo muri iyi minsi tuzareba uko tuzagenda tubimanyurirwa. Ni ukugira ngo natwe tube abahamya b'indahemuka, nk'uko Kristo yabaye umuhamya w'indahemuka w'iki? W'urukundo Imana yadukunze, yararwishyuye mu gukunda abantu no kubitangira. Icyo nicyo gikomeye cyane, kuba abahamya. Kuba abahamya rero biraza kurangira mu by'ukuri ari ubwo n'ingingo tuzareba ejo, noneho uko Roho Mutagatifu adutagatifuza mu isi ya none. Ibyo tuzabireba ejo, iyo ni insanganyamatsiko y'ejo, uko Roho Mutagatifu adutagatifuriza mu isi ya none, tukamukundira birumvikana. Ni mu nyuma za Yezu rero ugomba kutubera irango, ubutumwa bwe n'ubuzima bwe kugeza ku ndunduro bigomba kutubera irango ry'uburyo baba abahamya. Harabo twigeze kuganira, ndababwira ngo kuva Yezu Kristo yazuka kugeza asubiye mu ijuru, yararimo gukora formation intense cyangwa se soins intensive zo kugira ngo bigishwa basanzwe bahindukemo abahamya. Natwe nibyo dukorera ni iminsi tumaze n'icyo ngicyo, tukaba abahamya rero mu rugero rwa Yezu Kristo. Mu rugero rwa Yezu Kristo akaba ari icyo ngicyo dusabwa. Ndagira ngo tubanze turebe uburyo Yezu Kristo ubwe abitubwira. Ndumva nshaka kubasomera iyi baruwa yandikiwe Abanyefezi, umutwe wa 1 kugeza kwa 3, tugafata n'umurongo umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 1 kugera kwa 3, tugafata n'umurongo wa 7, tugafata n'umurongo wa 11 kugera kwa 16. Nagiye ntaragurika kubera ko numva ari byo byadufasha. Ubu rero giye uri ku ngoyi nzira nyagasani, ndabinginga ngo mugenze mu buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu, nimubane mu rukundo, murangwe n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Murongo wa 7, buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite uko Kristo yayimugeneye. Umurongo wa 10 noneho na 1 kugera kwa 16, ni nawe wahaye bamwe kuba intumwa, abandi abaha kuba abahanuzi, abandi abaha kuba bogeza butumwa, abandi abaha kuba abashumba cyangwa se abigisha, nguko uko yatunganyije abatagatifujwe be, anabategurira gukomeza umurimo bashinzwe wo kungura umubiri wa Kristo, kugeza igihe twese tuzunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse bageze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya Kristo. Nahangaha uyu murongo mu by'ukuri wa 13 niwo numvaga nshaka ko dutahana, kugeza igihe twese tuzunga ubumwe mu kwemera no mu kumenya umwana w'Imana, tukazaba abantu bashyitse
bageze ku rugero ruhamye ruyingayinga igihagararo cya Yesu, ruyingayinga igihagararo cya Yesu, kwa kuba bahamya biyingayinga ubuhamya bwa Yesu, kwa kuba batagatifu biyingayinga ubutagatifu. 14 kumanura. Ubwo rero ntituzaba tukiri abana basaba yangwa maze ngo twangaranwe n'umuyaga ubonetse wose w'inyigisho ziturutse ku buhendanyi bw'abantu no ku buriganya bwabo bubayobya, ahubwo nitubaho mu rukundo rutaryarya tuzakura kandi twiyongere ubudahwema twifatanyije na Kristo utubereye umutwe. Niwe uha umubiri wose gutera hamwe mu ngingo nyinshi ziwugize, zikawutunga zikawucunga buri rugingo ku rugero rwarwo, akanawuha gukura no kwiyubaka mu rukundo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nubwo harimo twanjye nadushyize mu dukubo. Kristo yazakuzwe. Ahangaha mwumvise inshuro nyinshi haguruka mu gukura, kwiyongera. Mu kanya twari turimo kumva ibya Rugamba, niyo wavuze ngo uko bukeye nsumbe uko nsanzwe. Nicyo ngicyo nguwo Roho Mutagatifu ingabire ashaka kuduha none, gusumba uko dusanzwe ariko irango ari Kristo. Hari rero mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi noneho ubu tuyinjiyemo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi nabibabwiye ngo nimugume mu rukundo rwanjye. Ngira ngo abadukurikiye barabizi ko ni iminsi ibiri, umwiherero w'iminsi ibiri, uyu munsi n'ejo. Uyu munsi nimugume mu rukundo rwanjye. Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 9 kugera kwa 10. Ntabwo hari ibyo ndi bujye nsoma ariko hari n'ibindi ntari busome. Ahangaha murahazi tumaze iminsi tubumva. Hari abantu babiri rero babaye abigishwa ba Nyagasani Yesu Kristo. Nafashe umugabo n'umugore, nari gufata benshi ariko nafashe abantu babiri numva ko turi bwibone mu buzima bagendanye na Yesu, kugira ngo twumve uburyo icya mbere bahuye na Yesu, icya kabiri buri wese afite uruhande turi bumwigireho, icya kabiri bakunze Yesu, icya gatatu bagendanye nawe kandi bakagumana nawe. Abo ngabo ni Yohani intumwa na Mariya Madarena. Ngira ngo uyu munsi bagiye kutwigisha kugumana na Yesu. Dufite rero intera zigera kuri 5 ngira ngo tugendanemo n'aba bigishwa ba Nyagasani. Turagerageza kugenda twihuta kuko nta mwanya munini dufite, ariko ngira ngo kwa kundi nababwiye ngo tuzane indoro nshya, tunazana imbaraga nshya, tunavugurure wenda ibyo twari dusanzwe, dusumba uko dusanzwe no mu kubona abangaba, Intera ya mbere rero ni uguhura na Yesu. Ndabizi neza ko buri wese uri ahangaha yahuye na Yesu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko tugiye kureba ukuntu Yohani yahuye nawe, hanyuma bitwumvishe neza cyane cyane iby'ingenzi biri mu guhura na Yesu, wenda rimwe na rimwe uyu munsi tutahaga agaciro. Ikintu cya mbere gikomeye cyane, ubwo turi mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 35 kugera ku 39. Ahangaha Yohani mubatiza yabonye Yesu Kristo ahanyuze, yari amaze kumubatiza cyangwa se amaje kumutangaho ubuhamya. Noneho aravuga ati dore ntama w'Imana. Avuze ati dore ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu. Babiri mu bigishwa be bahita bakurikira Yesu Kristo. Ikintu cya mbere rero gikomeye dusanga na Yohani ahangaha, ngira ngo niba uyu munsi byari bitangiye gucuya muri wowe cyangwa se watangiye gusukamo utuzi, twongere twivugurure Roho Mutagatifu aduhe aduhe kwivugurura, ni inyota yo kumva ko tutakuzuzwa n'ibibonetse byose uretse Imana yonyine. Mutagatifu Augustine yarabivuze mu gitabo cye kiriya cyitwa ngo ni Confession, cyangwa se yavuga ubuhamya bwe. Yarabivuze ngo Nyagasani waraturemye kandi uturemera kuzuzwa nawe. Muntu roho yanjye ntishobora gutuza igihe itari yaturiza muri wowe, ntago bikunda. Yohani uzaba Yohani noneho intumwa n'umwanditsi w'Ivanjiri ntiyigeze azuyaza, kuko
ubuzima bwabo bwari butegereje uwo nguwo bamurangiye. wowe ubuzima bwawe butegereje nde? wumva wakuzura ubonye iki? wumva wanyurwa uhuye nande? uhuye n'iki? ubonye iki? ubonye amazangaho, ubonye ibimodoka zingaho, ubonye abana bangaho, ubonye niki cyakuzuza? turakomeza, ahita amukurikira, ahita ava ku giti, abona umuntu, wa mugani w'umunyarwanda. nicyo nkundira Yohana umubatiza, ntabwo yigeze avuga ngo mugiye hehe, kubera ko ari njye twari kumwe. oya, ibyishimo bye kwari ukurangira abandi Kristo, ngo tumusumbe kandi ari we twaje gukuza. iyi nyota bagumana nawe, aranabivuga ko isaha bahuye hari nko ku isaha ya 10, hari nko ku isaha ya 10, hari nko ku isaha ya 10, hari nko nka saa 10. niko bavuga ngo ni saa 10. hari nka saa 10 n'isaha arayibuka. Kristo Yesu akuzwe. ndagira ngo twongere dusubire kuri bwa buzima bwacu bwa kera, aho twahuriye na Yezu. twongere twibuke isaha, twibuke icyo gihe uko byari bimeze. ushobora kuba waruri inyuma y'igihuru, cyangwa se mu mvura, cyangwa se muri shapeli, cyangwa se aho rukomeye, cyangwa se mu gitaramo nk'iki ngiki, ariko wongere unibuke n'isaha, hanyuma wongere uvugurure, ya nyota, wongere uvugurure kwa guhura na Yezu, wongere wumve ijwi rya Yezu rikubwira ngo murashaka iki? mwigisha utuye he? muze murebe. Nyagasani aracyakurembuza akubwira ngo ngwino wongere urebe, ngwino wongere. hari ibyumba by'umutima wanjye n'impuhwe zanjye utari winjiramo, birahari. hari igihe umuntu ageraho akibwira ati naruzujwe, nageze. ariko uyu munsi Nyagasani arongera akatubwira ngo oya, umutima wanjye ni mugari, impuhwe zanjye inzira z'Imana ntizibarika, ngwino wongere urebe. aha byatumye nongera gutekereza abatuzuzwa n'ibibonetse byose, uburyo Nyagasani nawe abaha ibyakagombye kubuzuza. ubwo tugeze mu ivanjiri ya Mariko, umutwe wa 10, umurongo wa 17 kugera ku 31. hari umujene waje ngo w'umukire, araza. ntabwo nababwiye ko hari ibyo mbasomera, ariko hari n'ibindi ntabasomera, iyo nkuru murayizi. umusore w'umukungu araza, amaje kumva Yezu aramwumva, arangije aravuga ati mwigisha, ngomba gukora iki cyiza kugira ngo nzabone ingoma y'Imana. arangije aramubwira ati, yari yambwiye ngo mwigisha mwiza, igitumye unyita mwiza ni iki? umwiza ni umwe. hanyuma arangije amubwira amategeko, arangije aramubwira ati oya, nta yose nayakurikije kuva nkivuka, ni iki kindi nshigaje? hari iyo nyota mujya mugira banyabusa ituma wumva hari ikindi ushigaje, nubwo bashobora kugukomera amashyi bakakubwira ngo mbega ukuntu aririmba neza, mbega ukuntu yigisha neza, mbega ukuntu ari umukirisitu, mbega ukuntu adufasha, ariko ukumva ntibyuzuye. kubanza ari aho ngaho Nyagasani dushaka, kubanza ari aho, kandi nawe koko ukumva hari ikindi usigaje. aho rero niho Yezu, Mariko niwe wenyine uvuga ngo aramwitegereza, nuko aramukunda, abona amukunze. arangije aramubwira ngo maze rero urabura ikintu kimwe, genda ugurishe ibyo utunze byose, ubihe abakene, hanyuma uze. ntabwo ari ukuza gusa unkurikire. njya mbitera mu rwenya nkavuga ngo iyo wihaye kubaza Yezu ngo n'iki kindi nshigaje, aguha integeko, inshinga itondaguye mu ntegeko 5 zose, 5, ntabwo ari imwe. imperatif, ntabwo ari ukuvuga ngo maze rero urebe niba ushobora kuba wagenda. oya, maze rero genda urebe, ugurisha, ariko urebe niba hari umutwo ushobora guha nk'abakene, utundi ukaduha nyoko. oya, ubundi mutekereze umwana w'umuntu ushobora gukurikiza amategeko ya Musa, ndetse ari n'umukungu. ahangaha iyo mpageze ndavuga nti reka tubanze dushimiye intambwe, ariko noneho hari ikindi, kuko ntabwo nzi byari bimwuzuye
kwari gukurikiza amategeko yego, ariko hari icyo yarabuze. Ni iyi nyota rero numva igomba gutuma iteka wumva hari ikidahari, ugomba gusumba usanzwe, ugomba gusumba usanzwe. Hanyuma uwo mujene byaramunaniye, hanyuma asubira yarakaye, ababaye nako nuko nguko batubwira. Iyo utumviye Imana kandi wakoze ibishoboka byose ngo uyisange, iyo Nyagasani akubwiye ntiwumvire, ahangaha ndagaruka ku gushaka kw'Imana. Iyo Nyagasani akubwiye ugushaka kwe ukakumenya noneho mu buryo budategwa, warangiza ntukumvire, ntago wakwishima. Bibaho. Kimwe mu byo Roho Mutagatifu aduha ni ukumvira Imana no mu bushake bwayo no mu gushaka kwayo, nubwo byaba bisharira, nubwo byaba ari integeko, inshinga itondaguye mu ntegeko inshuro 5 zose, pani ntabwo ari inshuro 5, inshinga 5. Genda ugurishe, ubiha abakene, nurangiza ugaruke uze hanyuma nkurikire. Kristo Yesu akuzwe. Ni ikintu gikomeye cyane, ni inyota Nyagasani ashaka kutuvugururamo kuri uyu musozi. Isaho turamukundira ngo twumve gushaka kwe. Hanyuma rero uri inyota ntabwo ihagije kugira inyota gusa. Ari Yohani, ari n'uyu mujene barahagurutse bashyira nzira. Ntabwo ari ukwicara iwawe cyangwa se kwicara ku kazi uvuge ngo ndumva nshaka Imana. Oya, haguruka ushyire nzira. Kuba twaje ahangaha, kuba mwese muri aha, kuba warafashe ya mbere ukavuga uti ngiye mu ikoraniro ry'abasenga, nzajya mu itsinda ry'isangira buzima, nzagira gutya na gutya, nubwo bushake bwo gushaka Imana. Ni gute nashaka Imana kandi nkayishakashakana umutima utaryarya n'imbaraga zanjye zose? Ngira ngo mwumvise sinze kurondogora, mwumvise umujene wagiye kwiha Imana, ageze yasangayo umusaza ubimazemo imyaka nka 50. Umumonaki arangije aramubwira ati ngewe rero ndumva nshaka Imana kandi ndayishaka n'umutima wanjye wose. Ati sawa, ndashaka kwinyereka, we ndabona nkurikije imyaka ufite mu bihaye Imana wagombye kuba uyifite. Bayishaka gute? Ati ngwino tugenda. Nuko baramunukana bajyana mu mugezi. Ntumbaze niba hano hepfo hari umugezi. Nuko aramufata, bageze mu mugezi, agasaza kari gafite imbaraga mu makaboko, gahita kamudubika mu mazi. Umwana agira ngo arimo aramukinisha, amudubika mu mazi. Ati bura kamema ari bundekure, nyuma yamuza ngo nangaye ntabizi se ko ntindamo ndi bumire nkeri. Aramwihorera amasegonda 10, atangira kugira nako 15, 20, bigeze kuri 30 ararambyamo, arashya n'imigeri. Aratangira arasoma ibibulu cyangwa se biratangira bigaragara ko yatangiye kumira nkeri. Umusaza arangije aramuhagurutsa aramubwira ati urimo urarwana n'iki? Bite ko mbona wambujije umutekano, uri mu biki? Ati warunyishe. Nari nkwishe. Washakaga iki? We nari mfuye. Wari wishwe n'iki? Amazi. Byari bigenze gute? Umwuka wari waheze. Bura washakaga umwuka? Yego. Imbaraga wakoresheje ushaka uriya mwuka, nuzikoresha ushaka Imana uzayibona. Umwana areba umusaza, aramureba. Barinze bagirayo nta cyongeye kumubwira. C'est pas possible. Ni kuri abashaka Imana. None iyo dutangiye kuvuga ngo uhoraho niwe buzima bwanjye, buzazi kuvuga iki? Hari amagambo tuvuga mugakeka ko yoroshye. Iyo utangiye kuvuga ngo Yesu ubuzima bwanjye, ni Yesu ubuzima bwawe. Kristo Yesu akuzwe. Kugeza igihe umushakishije nk'uko ushakisha guhumeka uri mu mazi, ntiyari yaba ubuzima bwawe, urimo urakina. Kristo Yesu akuzwe. Twakomeje, ugomba guhaguruka ugashaka Imana. Hanyuma rero hari kuri iyi ngingo yo guhura na Yesu Kristo, ibyo abwiye ziriya ntumwa natwe arabitubwira, kandi ndagira ngo mbahamirize ko ari byo mu by'ukuri byonyine natwe bishobora kuduhindura abahamya. Ntabwo yigereye ababwira ngo urabona ngo ntuye hariya, ngo ni nko mu metero 500 uvuye ahangaha ugera hariya ugakatira hariya ugakata. Oya, muze murebe. Hanyuma buriya hari ukuntu Mariko umutwe wa 3 umurongo wa 13 kugera ku wa 19 batubwira ibijyanye n'itorwa ry'intumwa.
itorwa ry'intumwa rero batubwira ko amaze kuzitora yazitoreye ibintu bibiri. Yarabahamagaye abo yishakiye kugira ngo babane nawe. Ntabwo ari kugira ngo se bigende gute, ni ukuvuga ngo nimuze murebe. Ntabwo ari mbwira ndumva, oya, ngwino wowe ubwawe ukore urwo rugendo rwo kubana na Yezu wumve. Nta uri bukurangire. Nimusogongereho, hari Zaburi bivuga byiza cyane, nimusogongereho maze mwumve ukuntu Uhoraho anurira umutima. Ntabwo ushobora gutinyuka kuvuga Imana mutahuye neza, ngo barambwiye ngo mu by'ukuri ngo Yezu ni mwiza. Oya, Yesu Kristo aratwihanangiriza mu guhura nawe. Rero ingingo isoza yindi ni ukuvuga ngo ntushobora guhura nawe nurangiza uvuge ngo twahuye gusa. Bana nawe, ngwino ukore. Mu Kinyarwanda cy'uyu munsi bavuga ngo ukore experience yawe, ukore experience yawe. Ntuzabe inararibwiwe kuri Yezu, uzabe inararibonye. Yohani intumwa, ngira ngo murabizi ko turi kwa Yohani na Mariya Madalena nibo twahisemo uyu munsi kugira ngo turebe uko duhura na Yezu, tugendana nawe, tumukunda. Yohani intumwa buri gihe iyo bagaruka mu ivanjiri ye baratubwira ngo no mu mabaruwa ye ngo uwabibonye ni ubihamya, kandi tuzi ko ibyo avuga ari ukuri. Uwabibonye n'ubu buhamya. Rero ngeze kubabwira ko iki gihe cyose cya Pentecost ari ukudukuramo abahamya. Ntabwo ari abakirisitu gusa, abakirisitu n'abamafishi, abahamya b'Imana. Yego n'abamafishi nyine, abakirisitu mufite ifishi wese ngo abari umukirisitu. Kristo Yesu akozwe. N'abahamya. Uwabibonye ni ubihamya. Ngwino ubane na Yezu. Tumaze wenda igihe kinini tubana na Yezu, ariko watubwira ngo nituvuge ibye twavuga iki? Petero, Yohani na Yakobo igihe bari ku musozi yihinduye ukundi, niho tubona neza uburyo wabanye na Yezu atamuvirira. Ni ukuvuga iki? Yumva bagumana. Luka umutwe wa 9 kuva ku murongo wa 28 kugera ku 36. Ndabizi ko ari ibintu musanzwe muzi, ariko Petero abonye ibibaye, abonye ubwiza bw'ikuzo Nyagasani yambaye na Musa ndetse na Eliya, hanyuma ariko nabo baribonye reka, arangije aravuga ati kwibera hano ntako bisa, twigumira aha ngaha kuko wahuye nawe nta handi yajya. Ariko birashoboka ko twamanuka kuri uwo musozi tujyanye iryo kuzo, ryaba rihishe ryaba rinagaragara, nk'uko Yezu yabanye n'intumwa ze ahisha ririya kuzo yerekanye ku musozi uriya musozi yihinduyeho ukundi. Kristo Yezu akozwe. Iyo yari ingingo ya mbere numva nagira ngo twongere twivugurure mu guhura na Yezu. Twongere twivugurure mu guhura na Yezu. Ingingo ya kabiri muri uku kugumana mu rukundo rwa Nyagasani Yezu Kristo ni ugukunda Yezu. Gukunda Yezu harimo utuntu tubiri. Harimo Yohani nk'umwigishwa Yezu yakundaga. Hari ukuntu njya mfata umwanya utuntu tunyuraho tworoshye nka dufataho igihe, ariko kuki bavuga ko Yohani bamukundaga? Twese tuzi ko ari Yohani bavugaga kuko ageraho akabivuga. Kwa kane mutagatifu turi kwa Yohani umutwe wa 13 murongo wa 23 ngo yari yegamiye ku gituza cya Yezu, ngo Petero amwicira ijisho aramubwira ati mubaze washaka kuvuga uri mu mugambanire. Ni Yohani nyine ni ahita bimubwira. Kuki ivanjiri tubwira umwigishwa Yezu yakundaga? Ese Imana irobanura ku butoni? Nigeze mwibaza icyo kibazo? Kubera iki ivanjiri ishobora kutubwira ngo hari umwigishwa Yezu yakundaga cyane kurusha abandi? Ukuvuga ko abandi atabakundaga? Mumbwire. Ni ikibazo gikomeye cyane, ntimugire ngo kiroroshye. Imana irobanura ku buto yakundaga umwigishwa umwe kurenza abandi. Turaza no kubireba buriya, ni nayo mpamvu nafashe Yohani. Kubera iki? Kristo Yezu akozwe. Hari ibigereranyo bibiri ndi bubahe. Icya mbere ni ibikwaruro ni reservoir.
mu kinyarwanda bitandukanye cyangwa se bishobora gufata amazi ku buryo butandukanye, cyangwa containers, bundi ntavuga containers ntabwo. Icya kabiri ni urumuri. Hanyuma rero akambere ni akatereza umwana Yesu murakazi, ukuntu yabajije ukuntu amakamba yacu mu ijuru azaba atandukanye. Ise akavuga ati buriya uhumure mu ijuru buri wese azaba anyuzwe n'ikamba rye, nta uza nugera mu ijuru ukabona Paulo mutagatifu n'amakamba ye n'ibiki byose, Bikira Mariya, Yosefu, ntabwo uza, nta shyari riba mu ijuru, ntabwo uzavuga ngo mbega igikamba kiriho inyenyeri. Oya, iryawe wazaba wakoreye rizaba riguhagije, uzaba unyuzwe. Uzaba unyuzwe gute rero? Nicyo kibazo. Nanyurwa gute wambaye ikiza nambaye bitameze nk'ibyanjye? Kristo Yesu akuzwe. Ni ikibazo gikomeye cyane, gihuye n'uru rukundo ukaba mugari cyane ku buryo kwa kundi Roho Mutagatifu agira gutya ngo akabuganiza urukundo rw'Imana mu mitima yacu. Hari abazanye ingunguru, naho we wazanye agakombe. Hanyuma ufite ingunguru, hanyuma kubera ko turi kirebesha amaso ya nguyu bamuhaye byinshi, se we wazanye bakaguha, we wazanye. Icyo ni icya mbere tubona. Icya kabiri turabona, sinzi wenda iby'urumuri sinzi ko ndi bubishobore cyane, ariko hari ibyo twita ngo ni ukubonesha. Iyo utunze itoroshi mu ndorerwamo, itoroshi urumuri rwayo rwose ruhita rugaruka, ariko uzashyire umwotsi kuri iyo ndorerwamo nurangiza utungeho, ntabwo rugaruka. Rwakira uko rungana. Fata se ikirahuri, nurangiza utungemo itoroshi, urumuri rwose rurahita uko rwakabaye. Hanyuma icyo kirahure ntabwo ari, nimvuga ikirahure mwumve kibonerana, nushyiramo umwotsi ugatungaho itoroshi nta rumuri ruhita, cyangwa se bitewe nuko umwotsi ungana akamuri gahita ari gakeya. Nguko uko urukundo rw'Imana iyo ruturasiyeho natwe turutanga kandi rukanagaragara. Ni ukuvuga ngo Imana idukunda ku buryo bungana, irifuza kuduha ibingana, ariko bitewe n'ikivomesho twajyanye nicyo batwuzurizamo, bitewe n'uburyo ikirahuri cy'urukundo rwacu cy'umutima wacu kibonerana cyangwa se cyagiyeho umwotsi w'ibyaha, niko duhitisha urumuri rwa Kristo. Nguko uko Yohane byarangiye ari umwigishwa Yesu yakundaga, kandi Imana itarobanura ku butoni. Nuko bose barabyemeza. Mutekereze ko byanditse mu Ivanjiri, bose barabyemeza ko Yesu yakundaga Yohani kurenza abandi. Kristo Yesu akuzwe. Ibi biranditse ni ukuri. Ni ukuvuga ngo Yohani yari wa mwigishwa transparent, ni ukuvuga ngo ubonerana, urukundo rw'Imana rukageramo rukakirwa rwose uko rwakabaye, akaruhitisha. Ikimenyimenyi yagiye yasanze Yesu akiri umujene, amuharira ubuto bwe bwose kugeza apfuye, kandi batubwira uko yapfuye. Hanyuma rero turebe kwa Mariya Madalena. Kwa Mariya Madalena nifuje kuhasoma kubera ko harimo akantu keza cyane. Ni Luka umutwe wa 10 burase n'ibyo. Oya, ndabanza ku Mariya Madalena yoza Mariya Madalena ku birenge bya Yesu. Mariya Madalena ku birenge bya Yesu yakiriwe. Turi mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 10 umurongo wa 38 kugera kwa 42.
nuko Yezu agera kwa Mariya na Marita na Lazaro baramwakira. Marita ajya gushyashyana, hanyuma Mariya yicara ku birenge bya Yezu, hanyuma amutega amatwi. Marita arashyashyana, birangije abonye ko ahari wenda hari birimo kumucika, aza yihuta abwira Yezu ati mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amparira imirimo? Ntacyo bikubwiye? Mubwire azamfashe. Wasanga yari yamubwiye wakanga. Buriya hari ibintu vanjiri itavuga. Yamwiciye ijisho biranga, abandi amukora ku rutugu biranga, ageze aho aravuga ati reka nitabaze Yezu. Kristo Yezu akozwe. Ibyo nibyo ndimo gutekereza. Ariko kuba yaramwitabaje ngo mubwira azamfashe, nuko we byari byamunaniye. Hanyuma Yezu aramubwira ati Marita, Marita, uhangayikishijwe na byinshi, urahagarika umutima. Iby'ingenzi n'ibike ni kimwe gusa. Mariya yahisemo umugabane mwiza udateze kumwamburwa. Ese nuko ubutumwa bwa Marita bari babutesheje agaciro? Oya. Mutekereze ko yashoboraga gukora umureti cyangwa akajya gutegura amata kivuguto, yageze aho ngaho akamubwira ati yo maze iminsi nywa antibiotique dise, ntabwo nashobora amata y'ikivuguto. Kristo Yezu akozwe. Cyangwa akubwira ati ngewe ndarejike ku mureti, rero wihera abana bawirire. Washyashyanye, washyize mu rukundo, washyize mu rukundo. Hari murabizi ko hari ibiryo tujya turya atari ukubera ko umuntu biryoshye cyangwa se bitewe n'urukundo rurimo gusa. Nuko bivuze iki? Bitubwira iki? Bitubwira ko tutakagombye kuvuga ngo Marita wenda tumutererane cyangwa Mariya tumutererane, ariko nk'abantu bari mu butumwa, kandi twese turi mu butumwa nk'uko twabyumvise, ni byiza ko tubanza kumva udutuma kugira ngo tumenye ibyo adutuma. Isengesho ni umutima w'ubutumwa. Akazi gukora bigomba kuba bikorewe Imana, ubikoranye n'Imana kandi ubikoreye Imana. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa ko wumva icyo Imana igusaba mu byo urimo byose, niyo kwaba ari ugukubura. Mu by'ukuri ejo tuzareba ubwo buzima bw'abatagatifu ko ntabwo butandukanye n'ubuzima turimo, ariko bo icyo bakora ni nk'ibyo Yosefu na Bikira Mariya bakoraga. Murabizi, ni ukuvuga ngo iyo yabaga arimo guhata ibirayi, arimo guteka, yabaga azi ko arimo kubikorera Yezu uri aho ngaho. Icyuya cyose hari igihe ku munsi wa Yosefu mutagatifu, reka ntandukire gatoya, ku munsi wa Yosefu urugero rw'abakozi, murabizi ko tuvuga ngo Yosefu ni urugero rw'abakozi. Niwe wahembwaga menshi se, niwe wakoraga umurimo se mu by'ukuri w'igitangaza, ububaji. Washyira muri professions imyuga ikomeye cyane ububaji buzamo. Oya, hari indi myuga inahemba menshi wenda ntumbaze kurenza, ariko n'urugero rw'abakozi. Kubera iki? Ibyo yakoraga byose yabikoreraga Imana bari kumwe. Ibyo yakoraga byose yabikoranaga n'Imana iri aho ngaho Imana Yezu. Ibyo yakoraga byose byari ukugira ngo Imana ibeho. Reka mbivuge gutyo, ihabwe ikuzo. Mariya rero nicyo ngicyo. Utageze ku birenge bya Yezu, utari mu isengesho, utumvise icyo Imana ishaka, birarangiza akaba ariwe wishakisha mu byo ukora. Ibyo ukora byose, Mariya atwereka uburyo isengesho ari umutima w'icyo twita ubutumwa n'akazi akari ko kose. Isengesho niwe mutima. Niba udasenga, niba utumva ugutuma, uzageraho umubeshyere cyangwa se ugeraho ukore ibidafite umutima, kandi birangira bicuramye. Ibintu bigenda nta mutima. Niyo waba uri muri babandi bavuga ngo afite ngo ni success, ngo reka sinakubwira, bishobora kurangira bicuramye. Hanyuma rero ikindi kinakomeye cyane numva uyu munsi bitureba twese uko twakabaye, uragira uti kabaye, yego barakoze, ndimo kureba icyo twatangiriye nibyo. Reka tugire vuba, n'ejo dufite umunsi, sibyo? No mu kanya mu gitambo cy'Ukarisitiya, ntabwo iyi minota nyirenza rwose, babarira sinzongera. Ndagira ngo tujye
kwa Mariko umutwe wa 14 numvaga nahasoma. Urankundira mbona iminota se batangiye kumpa bagera, nta kibazo ariko shaka ko tuhasoma. Igihe Yesu yari i Betaniya kwa Simoni umubembe, ari ku meza haza umugore ufite agakopo kuzuye umubavu umininnye w'igiciro gikomeye. Nuko amaze kugakonyora umubavu awusuka ku mutwe wa Yesu. Bamwe mu bari aho birabarakaza, barabwirana bati uriya mubavu uzize iki? Uyu mubavu wajyaga kugurwa amadenari arenze 300 maze agahabwa abakene. Nuko batonganya uwo mugore. Ariko Yesu arababwira ati nimumureke, muramutonganyiriza iki? Dore ibyo amaze kungirira ni byiza. Ijambo ry'Imana reka ndekeraho. Ngaho. Uyu murongo wa 3 muwufate. Yego. Murongo wa 3. Igihe Yesu yari i Betaniya kwa Simoni umubembe, ari ku meza haza umugore ufite agakopo kuzuye umubavu umininnye w'igiciro gikomeye. Nuko amaze kugakonyora umubavu awusuka ku mutwe wa Yesu. Uyu murongo ndawukunda. Ntabwo rero ubu ni buriya hari ibintu tutumva. Abadamu hari ibintu baturusha kumva neza cyane. Uyu mubavu w'igiciro, ariko ndaza kubabwira buriya abanywi, abantu bazi kunywa, ushobora kumwereka isaha iri aha ngaha agahita akubwira ngo ngwira agahita yikwera gutya, agahita akubwira amakesi arimo kwangana. Agahita akubwira amakesi arimo kwangana. Tuzi ko harimo ikamyo. Arebye yabona telefone yawe. Muri iyi minsi abakomisiyoneri bo barabizi kandi murabizi, akavuga ati ibi ni ibibanza bibiri pe. Ubwo yarangije kuyashyira mu mafaranga, byarangiye yarangije kukwereka ko ubu ngubu ikibanza niba ari 2,000,000, ubwo iragura 4,000,000. Aha ni Yuda ku bintu bijyanye n'amafaranga arabizi. Uyu mubavu wajyaga kugurwa amadenari 300. Mushyire mu mafaranga, narabibaze. Mu madenari ni igihembo cy'umukozi uyu munsi n'umufundi. Ahembwa ngahe mu mujyi wa Kigali? Mumbwire. Cy'umunsi umwe. Ibihumbi 10. Ayo ni menshi. Mubare mwumve. Amadenari 300. Idenari rimwe ryahembaga umukozi. Nukuvuga ngo fata 300 ukuba 10,000. Biraza kuba 3,000,000. Umubavu waguraga 3,000,000. Agakombe kamwe. Ndagira ngo tubanze twumve ibyo Mariya Madalena akoze. Yari yarahuye na Yesu. Ndashaka gutinda kuri aka ngaka, iminota nishakishireho. Ndaza kushaka handi. W'Icyangugu ni wowe, w'Igisenyi, w'Ibutare, wo ku musozi wawe. Urimo uramubona Yohani w'igihe cyawe, iwawe, iwanyu. Kristo Yesu akuzwe. Wa undi rubuhoza umutima wa Yesu. Wamwibonyeho? Uzi ko ari wowe? Cyangwa uzi ko Yesu Kristo Roho Mutagatifu ushaka uyu munsi ko mugendana, mukundana, ko mugumana? Yesu Kristo uvuga ngo nimugume mu rukundo rwanjye. Urabizi ko ari wowe ashaka ko uba Yohani wa none. Ahangaha ni wawe, aho uri ku kazi. Kristo Yesu akuzwe. Dusabe Nyagasani natwe tugiye mu mubare w'abahoza umutima we, kuko Yohana agomba gukomeza kubaho kugeza igihe Yesu azagarukira. Kandi uwo Yohani wa none ni wowe. Roho Mutagatifu aragufashe kuba Yohani wa none iwanyu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka. Ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.